kujya mu nama. Icyo gikara cyawe urakijyana mu nama cyangwa ntabwo ujya? Ntacyo njyanayo. Ariko ubundi uri kunogosa n'iki gisazi wakiretse tukigenge. Umva rero niba imbwa uhitura inama niba ari waye ikibazo mu mudugudu mumfate mukoreshe mushaka. Ndamubahaye. Undi n'ingagi. Cyangwa nayo mama yangu game over. I want problems always. Inama umuntu ugira mu kurari karaba nawe bahagera. God have mercy upon us. Muhamagare n'undi. Yes muyobozi. Ase niko uyu muntu akubwiye ngo inama irabasanga ariko utarabisho uvugamije. Nukuri rwose inama nayitangaje. Mbwije ko inama wayitangaje. Ni izina ry'Imana rwose hari abantu barenze umwe maze kubwira ko inama iratangira mu kanya. Ase baba numbwira usije kwigira ikigori. Wagicucuwa umuntu umwe n'urubuze mu nama. Okay rwose muyobozi humura mu minota 10 abantu baraba bahageze n'ugira ikibazo ndaje. Umva nkubwire n'ukuri mu minota 10 n'abantu buzi yanga inama igiye kubera amafaranga yatugusigaye manaza kintu kimwe uzigira urubazo kandi nayo wafashe yakisanga wayadusubiza. Umva ndaje mbashake kukabira akeza ari amafaranga ni meza. ubundi uriya mukobwa wamukundiye afite nyashi iyo umukobwa wese ufite nyashi akwemeye n'arareba afite nyashi ikintu cya mbere Itangazo uyu munsi ni inama ku kagari. Itangazo ni inama mutebuka abaturage mwe. icyo cyo kiri mu Asabira bijyama birabyumvishera reka nsubire rwose ntago babyumva. Yakiza amatariki tuvanze man komeza inyibwirize bya sheri wawe. Itangazo uyu munsi hari inama ku kagari abantu bose mwitabire. Ako buriya bijyama biri kunyumvara kandi reka nsubire njye kubabwira noneho nitonda. Itangazo uyu munsi hari inama ku kagari. Itangazo uyu munsi hari inama ku kagari abaturage mwese mwitabire. Ariko ubundi wagicucuye igihe uri kutugira imbere kubona tuba dukeneye. We umusazi niwe udashobora kumva ibyo bakubwira. Vuba mbabone mu nama. Reka dupfa kujya mu nama rubundi tureke iki gisazi. Aya ndayarya sha batangiye kuza. Itangazo uyu munsi ni inteko ku kagari abaturage mwese. Niko se shadere uko bifatanye nkaho byabuze icyo bikora. Murashaka gusambanira mu muhanda wo kugira ngo mujye mu nteko. Bose ntukamenyere ntakarusho ndi kumwe na shaka. Dore uko kire uguri kubona uwo mukobwa usa gutya gusa. Reka kubera iki? Niko se cyari wabona ingagi yabaye n'umuntu. Yesu ubwo buryo buri kubona ingagi ari indera. Mama yangu game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Akasha ubusesheri wanje yabaringanye. Ubivuze neza rwose ntago ari ingagi. Ubwo singagi wowe ntago uhita uyumva. Ibintu navuze urabyemera. Ntago ari by'ijana ku ijana ariko byajya. Ariko ubundi turirwa tunegusa n'iki gisazi watonze twajya ngo natwe twasasa. Ubwo se mugiye mwumvise ibyo nababwiye muzi ko ndi umusirikare cyane. Ariko ntabwo dukemura akakaga. Sesheri n'umunsi twahuye n'igisazi gusa mu kuri y'Imana. Wa mugare umunsi nakumva. Ariko nakundi dupfe kwijyamo. Wasanga no kuvugirwayo n'ibintu bizima ntawamenye. Ngende twumva ibyaje. Turi gutembera. Je mu nama. Ukuntu biba bigenda sha ariko nari bimugenda amafaranga ndi kubona ngiye kuyarya. Itangazo uyu munsi ni inteko we. Mwiriwe madamu. Ni general major muvugana. Aka kanya mbasabye kujya mu mama yangu. Kuva ryari general yitwaje inkoni nawe kujya yitwaza imbunda. Bose marabona uwanja wake kaingia. Gahwituzi yabaye general. Niko se sha maneko dufite uko dukora. Vuba nona simburana namwe mujye mu nama. Ariko umubyeyi mwiza nkawe ni gute ujya iki cyana cy'ikigori kikavugisha generali gusa. None ko kigabo uri kunukana ikigori nabe sori nako general umbabare. Mva kigabo nukamvugire nabo umwana. Nagaruko bavugisha general urebye nabi nacankura.
ukandashisha iki se nta mbunda ufite? Game ishaisha. ubundi si ubundi kuburana namwe vuba none hamujye mu nama. Ndabura gato dore n'undi muntu ngiye kujyana mu nteko. ngo nkuzanire iki mama? Nkuzanire iki? Uyu ni General Major muvugana vuba none hajya mu nama. General Major jya kwibwira nyako. Ye nama yanyu siragabo. Abatakomeza imyibwire. Agara kigawe nguri General. Kijyanisha kigawe mane yanyu ngo ni General koko ikintu igisambo suko ku mane yanyu cyakigabura. Turabashimira kwa mwitabiriye rero baturage mutuye muri mudugudu, ariko ndabane nk'akantu gato gusa nuko mwakerewe. Inama ari saa 8 muje saa 9. Urukumva nikosa mwakoze, ariko ndagira ngo ducunguze ubugi mwete turase ku ntego twihutishe muvuga ibibazo biri muri uyu mudugudu wacu tubone uko tubikemura ducunguze ubugi mwete. Ufite ikibazo yatubwira nta numwe ko mutavuga. Ikibazo kiri muri uyu mudugudu uriya mujenali mba ari umujenali uzana abantu mu nama ari no kubakubita twabuze agatunga turashishe igiti yari afite. Oya kandi kuva ajya ese noneho igiti isigaye kirasa kandi. Aha yatubwiye ngo nuko amasasu yashizemo. Muri hanganira ko kantu tuzaza kukiga Gahwituzi ndaza kumureba tuvugane, ahubwo sinzi turaza kukiraho nyine icyo kibazo kirangakishije, ariko nyine uzi n'ufite ikibazo yatubwira. Ariko kuki icyo kibazo ushaka ko tugisimbuka? Umuntu w'umugabo yifata nsuzugure ngo ngende ingagi koko ako mwokagira umwana mu mwokabyara ubu koko ngenda nk'ingagi mumbwire ndi ingagi ariko koko mwokabyara mu ndebere namwe ubu ngende nk'ingagi Yego ariko kuri ariko si ari ngombwa ko bagushira hasi. Ako Si ibibazo bari barata sheri yerekana n'abantu basa n'amatungo nakuzaniye agafuni. dore giti icyagisazi n'iki ngiki nakubwira. Mwiriwe ntabwo uri kukibona. Ese niko sha yimuna kubiye ngo imbere y'abantu nagwa barimbi. Ako giti ntabwo wumva uretse manze n'icumbo. Gute natumva. Ngiye aka kanya tuvugane. Uyu mugabo duriye mu muhanda nkunda telefone ku gutwi. N'ikijuru. Akira rato naringiye gutira amayi. Umva rero niba mugabo uhitura inama niba ari waye ikibazo mu mudugudu mumfate mukoreshe iyo mushaka ndamubahaye. Undi n'ingagi. Kumbona kari akabogisa na kari gashyashya sinako tukamukuyemo oya tukamukurikiye. Mama yangu game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Kari akabogisa kumbona kuna